Hey guys, mwaramutse neza. Tangiye vlog nshyashya no munsi turi kuwa. On est quel jour aujourd'hui? On est jeudi. Turi kuwa kane, dufite gahunda nyinshi muri weekend ije bofa nyinshi. Te gahunda ngebyiri gusa ariko kuri ngewe arandumva ari sorti iteye ubwoba. Umuhungu n'umukobwa hariya. So turimo turajya kogoshesha umuhungu, ye kumwogoshesha ku mpande naramusutse you guys. Ariko nyine yarabikunze, nanjye narabikunze. Ndaza kubereka neza nindagiza kumwogoshesha biraba bisa neza cyane. Umva muri ukuntu bakuze mubaheruka kera. Uyu munsi rero ukuntu bimeze gahunda ni ihe ndagiza kogoshesha umwana ndahita njya gahera kamera nabi. Nagiye kwabwira iki uyu munsi mfite kujya kuri cinema n'abana uko bari muri vacances. So nimo ndashaka kugerageza gukora ama activity mu minsi isigaye kuko nanjye ntabwo ndimo ndakora muri iyi minsi, so ndashaka guprofita to the max ukwezi kumwe dusigaranye abantu twaje dusohoka buri munsi dukora activity zitandukanye. So uyu munsi turatangirira kuri cinema, hanyuma ejo sinzi icyo tuzakora sindakimenya ariko banza tuzajya kuri bibliothèque. Hanyuma samedi nzajyana na bopero wanjye abaze kuntumira nonaha kujya gucelebra intsinzi nyine ya FPR. Nyine tuzajya gucelebra intsinzi ya Kagame ahantu nyine abanyarwanda bazahurira bose. Banchiyo abona ndimo ni filma yumi watise umukobwa uri mu biki. Tuzajya gucelebra nyine intsinzi ya Kagame samedi, and then vendredi nijoro mfite veille. Imana izafashe nzabashe kwijya nkuko umugabo wanjye sinzi nimba azaba disponible ariko ibyo ari byose nzayijyamo. Donc vendredi samedi matin ntahe nite kubana n'iki saa 9 gutyo tujye mu ntsinzi nyine ya Kagame. Hanyuma ikindi nanjye kuvuga n'iki dimanche nyine tujyane kuri eglise. So iyo niyo gahunda dufite kuva uyu munsi kugeza muri weekend. So twagiye hello Jesus breathe the light of the Holy Spirit. Doreza ekuteri zanjye zitamba ku mutwe. Uvuye guhaha muri Dollarama amavuta yo gukora amafiriti. Niyo magazi iri hafi yiwanjye kandi umva nta gahunda nayo ifite yo kujya kuri Jeya. Iyo iri kureho gato ifo kumasha kameme iminota nk'umucyenda 10. Nk'iri cupa ni ese umuntu avuga ngo ni inusu ni 500 ml. Ya riba rigura nk'amadolari 2. So like ibintu byo guteka twebwe ntabwo bihenda cyane mu gihe yenda mu Rwanda ugomba kugura nk'inusu. Iyi ni inusu ra igice cya litiro ni inusu cyane ni robo oya ni inusu. No mu gihe nagiye ibintu byari bitarahenda cyane ariko inusu deje yarahendaga. Aka kadesa ni bopero wanjye agashushanyije. Umva ashize gushushanya. Wow. Oya ngo ni nk'imashini yabishushanyije. Ngo wamenye ko byakorejwe n'intoki. Ushushanya na bike nta gukora yerere ntaki. Mundebere ni umwartiste. Ngira ngo mbasangize izi sambusa zo muri Miami Delice. Ni sambusa ziryoshye cyane, umva muzajya kuzigura ku batuye Montreal. Hari ziri muri Yasenza, muri za Yasenza izi sambusa zibamo. Uyu mama akora amasambusa ya fete. Mva murambabarira ndwaye inkorora, so ndimo ndakora ino voice over kuko ngira ngo nsohora ino video, ariko zino sambusa ziraryoshye. Umva muzagende muzigerageze. Ushobora kuzisanga muri Yasenza cyangwa se ugahamagara nimero ya telefone inza gushyira hano munsi y'iyi video. Kuri Instagram yitwa Miami Delice, mushobora kujya kumufollowinga mukamusapotinga kuko nkuko mubibona akora amasambusa asa neza cyane. Dore ntetse n'inyama nibwo nkizishyiraho. Ndabeka nimpisha muri izi nyama ndaza gushyiramo bouillon de poulet. Hanyuma nshyiremo akunyu gake kubera ko bouillon de poulet yagurya sinkikoresha cyane sinkikunda. Nimo ndatekereza gukora bouillon de poulet. Ubundi bouillon de poulet ni nk'umufa w'inyama z'inkoko sibyo, ariko mbona barakoze ibintu by'ibipudre umuntu ashyiramo bikaguta nka hari yonyine nka washyizemo umufa w'inkoko. Rero ntago biguta naturel mu byukuri kandi abarimo ibyunyu byinshi biteye ubwoba. So ndimo ndatekereza kujya nikorera bouillon de poulet, nkatogosa inyama nkashyiramo tuvuge nka poivron, nkashyiramo ibitunguru n'iki nkabitogosa bikamara umwanya, noneho nkaza gusuka amazi nkayakonjera. Ayo mazi rero nkayakatakata mu tuntu
twinshi mu tubole twinshi ubundi nkajya nyongera mu masosi burya biryoshye isosi cyane kandi byongeramo na proteine rero ndi gutekereza ko ari byo ngiye kujya nkoraho kugira ngo nkoreshe bino bintu biri artificiel narabigabanyije cyane sinkibikoresha bikoresha gake gashoboka kabisa iyo nta shwa mfite ariko ndashyiramo gake kangurya kiremo iki kirungo ni cyiza twanaragikunze nta munyu ubamo kigihumura nk'aya ma epice nyine mubona ubundi ni niyo harimo poivron harimo aye harimo basilic ni basilic right nzari basilic barabyumishije bafata izi legume bakazumisha ubundi bakazisya zikamera gutya nta munyu irimo nta bintu bya hatari birimo uretse izi legume rero iyo uzishyize nko mu nyama bihumura neza nk'uwashyizemo poivron nyapoivron so ibi ni byo ndi bukoreshe donc mu by'ukuri ibirungo ndi bukoreshe ni iki akenshi nshyiramo n'iyi ngiyi ni curry ndayishyiramo ari nkeya donc ibi birungo bitatu n'umunyu ningukenera nindamuka ngukeneye kubera ko ahangaha harimo umunyu mwinshi so nshaka kutaza gukenera umunyu donc it's just in case ariko ibi byonyine nibyo ndi bukoreshe burya gutekesha ibirungo byinshi cyane ntago biba ari byiza hanyuma nibwongeremo itomati ikoreshe sauce tomate so ibi rero nibyo ndi bukoresha isosi yanjye guys hari aka kantu nagira ngo mbereke naguze kuri Amazon karafashe nakaguze kuri Amazon kuri Amazon kera like mbere yuko na covid banziba cyangwa se muri covid ibirayi gakati ibitunguru kaza gutya kaba gafite utuntu twagurya nka dutatu akanga niko kanini muri two amakare manini muri yo naya ngaya unkunze kubikatisha ibirayi uterekamo ikirayi gutya kugira ngo ubone utukare nk'utu ngutu akanga izina zikatishije intoki ariko kugira ngo ubone ziriya kare wihuse ukubitamo ikirayi gutya rimwe ukabura tubonye utuntuza udukare twawe tukagwamo hariya ikirayi nimubona kiriho utuntu twirabura nuko ntarabyoza ubundi ngiye mbyoza iyo namaze kubikata kuko birafasha gukuraho amidon iri hagati urabona za likire ziba ziri hagati y'ibirayi mbega aho kugira ngo mbikate narangije kubyoza ndabikata ubundi nkabyoza nyuma so murabona ko hano bitabigwamo ibirayi nabihase mbikatamo kabiri kugira ngo bibashe guhagarara hano gutya birihuta biragufasha cyane kwihuta iyo mfite abashyitsi iteka mbakorera utu tuntu donc tukaba nka complement y'ibyo mba natetse nyine utuntu tw'udufiriti twagutya bikaba nka complement y'ibyo mba natetse hari n'igihe niyo nta bashyitsi mfite abana barabikunda turabikunda twese so murabona ko ibingibi bibundi byantwaye iminota kugira ngo nyine mbikate kuko nari ntaradesida nimba mbikata gutya cyangwa mbikata mu mafiriti so niyo mpamvu mubona ari dukeya ariko murabona ibirayi deja amaze gukata kandi mu minota mike rwose ibirayi ni byinshi kabisa ubu ndahita mbisuka hano nze kubyoza juste kugira ngo bitaza kuzura ushobora kuzuza ukageza nkaha ubundi ukoza so ngiye guhata bino bisigaye nindangiza mbikate mbishyire hano ndaza kubereka nindangiza kubikaranga Rain on me, Lord, rain on me, Lord, rain. Ahangaha rero wari umunsi ukurikiye twari tugiye muri ya gahunda yacu ya cinema. By the way uyu munsi ijwi ryanjye ndumva ryabaye nk'irigarutse rero ndarangiza kwediting ino video uyu munsi ni umunsi utandukanye n'uwejo aho muri buze kumva nkorora ntabwo nabashaga kuvuga ejo ariko uno munsi byibuze ndabasha kuvuga nkakora voice over. Ahangaha rero twari turi muri metro twafashe metro tujya mu mujyi kuko nuza muri Montreal nakugira inama aho kugira ngo ugende mu modoka yawe ujye mu mujyi muri centre ville nakubwira ugafata metro niyo yoroshye igera kuri cinema yo mu mujyi facilement kandi ntago ujya kurwana n'ama parking. Hey guys, so tugeze mu nzira tugenda abanje kwica ibintu kubera amasaha na za gahunda zanjye zitarangira ariko finalmente twabashije kugira mu rugo igihe nyine stress yari tugeze mu matwi turi mu nzira tugeze kuri Kadiak
nako turi kuri Langerie turacyafite akagendo gatoya twambaye kugera aho turi turasubira nitugera kuri sinema. On est vraiment sur la ligne verte. Pour aller sur la ligne bleue, il n'y a pas de choses qu'on fait là-bas. Il n'y a rien qu'on fait à la ligne bleue. On n'a pas d'activités qui vont jusqu'à là-bas. Par exemple, Notre-Dame. Ahangaha rero abana bagendaga bambaza utubazo, ni byiza gufata umwanya ugasubiza umwana. Rero nta handi umwana kubaza ikintu ukahita umbwira ati ceceka cyangwa ukabona uri distract nyine bijya bimba, ariko ngerageza le plus possible kubasha kubasubiza ikibazo cyose akubajije, ukamusubiza cyaba kirimo ubwenge bw'abantu bakuru cyangwa butarimo, kuko après tout n'umwana ntago ari obligé kukubaza ibintu biri mu bwenge bw'abantu bakuru. No kuvuga ngo nakubaza ikibazo icyo ari cyo cyose ujye ufata umwanya umusubiza, surtout yo muri mu muhanda. Bigenda bifasha umwana kumenya kwi-exprimer. Le petit point, c'est pour montrer là où on est rendu. Guys, urabona kari akadomo k'umukara kari hejuru kari ibumoso, niko kakwereka aho ugeze. Murareba n'ikigusha nitwavanza, urabona yuko karimo karagenda kwigira imbere, kuko ngo tugiye kujya kuri iriya metro yitwa Viyo. Biriya byanditse munsi ubona by'abamizirmani ni amapublicite nyine, urabona ko ari ekran bagenda bashyiraho publicite. Urabona kari akadomo k'umukara aho kageze, nikagera kuri Viyo, kuri kari akadomo gakurikira k'umweru, turaba tugeze kuri metro Viyo. Rero ni muza mujye mukurikira kari akadomo, ariko ntabwo ari metro zose zifite iyi ekran, ni izi metro zisa gutya z'ubururu mbega zunanaberetse zisa nkaho ari nshyashya. Iza kera zo ntabwo zifite ekran, ariko ntabwo zikiri nyinshi, barimo baragenda baziremplace. Station Viyo. Murabona rero uko tugeze kuri Viyo, akadomo k'umukara kageze muri kara k'umweru, uko igenda yavansa mbega niko tugenda tugera ku mametro. Reka mbereke karte ya Montreal. Urabona hano hari linye ya orange, hari linye ya vert, hari linye ya bleu, hakaba na linye ya jaune. Rero utazi aho ugana, iyi plan ya Montreal irafashe cyane. Urabona twebwe turi kuri iyi linye y'icyatsi, turi hano ku icyatsi, turi kumanuka tugana ahagana hano hari umurongo w'umuhondo, ariko turi mu burenge dukomezeho gatoya turenge nka metro 1, 2, 3, 4, nyuma ya hano hari umurongo w'umuhondo. Tugera hano ku muhondo turakomeza tumanuke udahinduye, tukomeza tumanuke kugeza kuri metro 1, 2, 3, 4 ya kane, ahaba handitse ngo pile. No plan nimugera Montreal ebana muzahite muyishaka kuri internet, hari kuri Google, ushobora kuyiscreenshotinga ukagenda ureba nyine aho ugeze, birafasha byatari. Station Viyo. Jesus, breathe the light of the Holy Spirit over me, Jesus. Bless my Umva uyu mukobwa wambaye by'icyatsi nahise mukurikiza kamera, umva namwe mugende mumureba. Nabonaga yambaye neza, afite style nziza, afite ikiafro cyiza, na outfit yiwe ebana nayo nayikunze pe, ibintu byose kuri we nabonaga biri fresh. Aho bagura amakositimu y'abagabo just in case
muje mushaka amakositime muri 5e avenue. Ahangaha naho bagura imyenda isanzwe, muza mushaka amatelefone, amakava ya telefone. Hano kuri mobilité baranarepara, murabona ko hano handitse ngo reparation cellulaire. Turanye n'abandi bitwa Mobi Expert. Hano bafite amacases, phone cases meza cyane ku bakobwa bien sûr badakubita hasi telefone nkanjye, kuko ngewe telefone yanjye ni insirikare yidunda hasi buri munota. So urabona ko bafite phone cases twiza turi cute ukuntu, turi cute ariko ntago nyine umva ndibanga keza. So hano hakaba hari parfumerie twagiye. Hano hari ahantu ushobora kugurira amasouvenir. Ahangaha ushobora kugura ibintu by'amasouvenir, yenda waje. Akenshi abaturiste niho bakunda guca, bafite utuntu dutandukanye. Hari amakarte ya wishes, amakarte ushyira muri emballage cadeau cyangwa se ubwira abantu condoléances. Ndetse ko ntabwo ndi gusanukirwa impamvu amakarte yose ari aya Halloween. Birasekeje. Vous avez un stitch à la maison, non? C'est juste que c'est la même chose qu'en plus grand. Un peu plus grand. Tu aimes ça? C'est juste c'est comme que j'ai envie de le prendre. T'as envie de le prendre? Katurebe, iki nicyo kibazo rero cyo kugendana abana. Ni ukugenda bagusaba ibyo kugura, ibipupe n'ibindi by'ubuntu. Akamagaza mbonye mu mujyi gafite utuntu tugiye dutandukanye, ariko c'est sûr ko biba bihenze kurenza hahandi muri za Walmart hose tujya nikora, surtout ko ari mu mujyi kandi noneho hakaba hari na fence gutya, ubu bishobora kuba bihenze kurusha nyine mu mujyi. Wow, dore ibikombe mu myaka muzaba mwera mwahangaha my friend. Oh, my 30s. Ok, on y va, on va payer. Tu veux un deux? Là, tu as un petit Pikachu. Afinal, chegou minha vez, com Deus eu vou caminhar. Chegou minha vez, com Deus eu vou reinar. Fé, esperança e amor, fé, esperança e amor. Jesus é a força, meu Salvador. Witishamo intebe uri bwicaremo. Aho ndabona ari bon. Turi imbere. Ni ukuvuga ngo izi zano bazifashe deje, babigurira hejuru. Nimushaka kugura ibyo kurya, twari twahisemo kubikorera hejuru. Cherchez là où c'est écrit 4. Ici on est sur 5, la salle 5. On va aller chercher la salle 4. Hano hari amarcade, ndaza kubereka nyuma nitugaruka. Je vais en profiter aussi pour prendre des popcorn. Pour vrai des popcorn? Guys, nsubiye gushaka popcorn. Ngiye gushaka popcorn, gusohokana n'abana umva ni hatari. Guys, nsubiye gushaka papier, nimba ari impapuro, nimba ari iki, amapapier nibagiye gufata yo kugira ngo abana batimenaho ice cream, hanyuma ngure na popcorn, kubera yuko kujya muri cinema ntugure popcorn. What is that? What kujya muri cinema ntugure popcorn? Ahangaha niho ugura ibiryo, ushobora kugura amahambaga, ushobora kugura amafiriti. Ntegereje ituru yanjye, ubu turi ku murongo. Ibintu byo gutegereza ku mirongo hano nabyigiye hano, none ngiye kubona mbona no mu Rwanda nibyo basigaye bakora. Kera ntabwo babikoraga. Hano abantu bagabanye basigaye bategereza ku mirongo kuva aho za bus zisigaye zigezweho.
nanjye ndazifata iyo ngiye kwiserva napkins yego nzifata nk'utazikopesha my friend. Bo twagiye ndimo ndasubira muri sale abantu bagacishaho amapublicité. Aya ni amapublicité y'izindi filime zigomba gusohoka. Okay, I'm just really good at this. What were you thinking? Oh, no, honestly, I don't do a lot of thinking. New skies. Processing language. You need to learn how things work on this island. Hello. Goslings and print on the first thing they see. Which would be you? You're his mother now. I do not have the programming. No one does. He needs to swim and fly. Swimming's easy. I can teach him the way my mom taught me. Swim! J'ai mangé un. Hano rero filime yacu yari irangiye, twari tugiye kwita tujya muri arcade. Nizo clip muri buhite mubona, niyo ma video muri buhite mubona nyuma y'aha ngaha. Umva abana kubasohokana birahenda ariko rimwe na rimwe biba bikenewe. You guys, ama ice cream yo muri cinema ya Centre Ville mva hariya hejuru ntimuzahagure. Ama ice cream yari fake, ntabwo zari ice cream nyazo, zari zibishye. Antuka ariko abana at least babiriye kuko nyine baba bumva ari birisike nyine bagapfa kurya. Umva ngiye ibyo nafashe sinabiriye, nariye tubombo twari turimo gusa ariko oh my gosh, reka mbereke restaurant yari yo mutazaza ngo mugure. Okay, iriya restaurant yitwa ngo Restoplex Bistro Express. Nimuzigere mugurayo ice cream na gato, umva irabishye, ntago ari ice cream nyayo. So yeah, filime yari nziza, yari isekeje, uretse ko nyine bon ni ibintu nyine by'abana ariko ngenda ndayikunda, so nayikunze ariko byari biri aho nyine. Hey guys, umva désolé kuri qualité ya video, nta rumuri rwinshi ruhari, so bigusaba agakarte kameze gutya. Ujya kuri machine, hari machine ari inyuma ntago mbashije kubereka kuko hari umuntu warundi inyuma kandi nanze gufirma ngitangira ko sinarinze ibyo ndimo ndakora. Hari machine ara inyuma ariko nimuza hano kuri cinema nyine mu mujyi mushobora kuzabaza umuntu wari wese wamubaza ati arcade zikora gute, akahita gusobanurira uko bigenza. Nanjye nabajije ujya kuri machine imwe nyine ubundi ugashyiramo carte yawe nako ugakanda kuri screen, hanyuma ukaza kugeraho uriha bakaguha carte imeze gutya. Ubu ngubu harimo nimba ari credit 48 banza nyuma ntarebye nabi, ariko credit 48 ni nyinshi. So uyu nguyu ndabona arimo aranshikuza carte. Bon, ok, so hano murabona ko bisaba ngo credit 8, hano banza harimo 48. So patiente chérie, je suis en train de montrer aux abonnés comment ça marche. Mungu hano si urota mbikoze. Ok, good. Uba gufungurira tubwe nko kuri no game bahita bakumanurira kari akantu k'icyatsi barimo baratera nyine, so tutangira gukina. Afinal chegou minha vez, com Deus eu vou caminhar. Chegou minha vez, com Deus eu vou reinar. Fé, esperança e amor, fé, esperança e amor. Jesus é a força, meu salvador. Oh, oh. Fala, mano, curte aí o canal. Segue a gente, Rap Gospel Track Cristão favorita aí. Oh my god! Ok, gagne moi j'abandonne. Papa est activé là. Ok, go. Comment on fait?
umva ibihe nk'ibi ngibi nibyo bituma nshaka gukora pe. Ni ukuri Imana mu kuduha abana yaduhaye ikintu kitumotiva, kiduha envie yo kuguma mu buzima, kiduha envie yo kujya kure, you know, like ibihe nk'ibi ngibi nibyo bituma mvuga ni oh you know what, ngiye kujya gukora ku buryo abana batazigera babura amafaranga yo kujya gukina ibintu nk'ibi ngibi, batazabyifuza, batazifuza ibyo twe twakuze tutabona kubera par exemple ubuzima cyangwa se byabaye mu mateka y'igihugu cyacu. Rero iyi mama nk'iyi ndayisharisa pemba, numva ari ikintu kinkora ku mutima, no kongera kureba ama video ya gutya ndavuga oh my god no kurushira. Nawe nkwankuraje nimba ufite abana ntucike intege, ukomeze ukomere ku bw'abana bawe. Nje mbona abana Imana yarabaduhaye kugira ngo twumve urukundo dukunda uko rungana. Mbega ni ibintu nkunze kuvuga, numva n'ukuri Imana yaraduhaye abana kugira ngo twumve urukundo dukunda uko rungana, cyangwa se hafi yarwo, kuko yo idukunda birenze. Ikintu cyose dusabye Imana tujye tugisaba twizeye neza ko iradukunda, idufitiye imigambi myiza ku buzima bwacu, idwifuriza ibyiza gusa. Nkuko twe twumva tutakwimye abana bacu ikintu na kimwe, nkuko twumva twabaha ibyiza gusa, nkuko twumva twabanezeza gusa, ni nako Imana ibi bibona kuri twe. Yo ifite urukundo rurengeje n'urwo dufite ku bana bacu. Rero my friend, bigutera imbaraga, bigutere courage kuri uyu munsi urimo wumva ino audio, vino video. Bizere yuko biri bugutere ngera kumva wizeye Imana. Hey guys, so ntegereje ibiryo by'abana hanyuma tugataha. Ngomba kuhita njya muri beye. The fries, mommy? Huh? Iyi ni kompanyi ya telefone uza ukagura carte, sim card, ukabasha kuyikoresha. Hari izitwa Chatter, hari izitwa Fizz, ziri nyinshi. Ahangaha rero twari dutashye, nari ngiye kugura billet yo kwinjira muri metro. Hanyuma rero guys, murakoze cyane kureba ino video. Mbaye ndekeye ahangaha ino vlog kuko sinashakaga kwiba ndende cyane, deje iminota 30 irenda kugera. Abashimiye cyane kuko mwarebye iyi video mukaba mwigejeje hano, no kuri wayirebye akayirangiza. Imana imuha umugisha. Ni ibintu bintera imbaraga iyo ndebye nkasanga abantu barebye video zanjye, iyo ndebye nkabona commentaire, iyo ndebye nkabona abantu baralikinga video. Nukuri ni ibintu binkora ku mutima, ni ibintu bintera imbaraga. Nkabona abantu barenteragiza na video zanjye, nukuri bintera imbaraga. Rero murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Niba uri mushyashya hano ndakwakiriye, nabonye yuko tumaze iminsi twiyongera. Ku bantu 6,000 nzakora video ibakira, mwintroduce, mbabwireho gatoya ku buzima bwanjye, ku wundi we mumenyeho gato. Rero mbaye mbashimiye cyane. Uzabonana muri vlog y'ubutaha. Vlog y'ubutaha nzayitangirira aho mvuye noneho kuri eglise, mvuye muri ya veye nababwiraga mbere. Ikindi kandi ngira ngo mprecise nuko iyi video nayikoze mu kwezi kwa gatandatu hari. Rero ntago ari video y'aka kanya, ntago ari video muri uku kwezi turi mu kwa 10 already. Rero urumva ni video imaze igihe. Baye mbashimiye, ndabashimiye cyane ko mwarebye ino video mukaba mwigejeje hano. Imana ibaha umugisha, naho ubutaha. Izu tinza ceceka ibyiza unkorera, sinza ceceka, sinza ceceka ibyiza unkorera, mana sinza ceceka, sinza ceceka ibyiza unkorera, mana sinza ceceka.